Zo filime nyarwanda nyuma yuko tubateguriye filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Gira Amata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'akataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza, gusa ikibazo gihari nabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze mbikoherereza. Nongera wiki? Ntacyo, reka nze mbikore. Yes sir. Ese umugore wa Kamarade arakomeza kubyihanganira? Wangira ngo gende ivaze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa Kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha, gusa umugore wa Kamarade atangiye kumukunda. Urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora. Sinshobora. No, ntabwo ibintu nabikora. Wanyumvishije Emile? Ayiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we. Ese murumuna Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? Uca inyuma mukuru wawe, nk'uwo mukuru wawe aje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira isyanutse. Wapfuye ariho. Ese Kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we, bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filime, ni kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa 9 kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment, gera yuko re subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Urwibanga. Kuri ya gahunda ya Mahaduyi usanze twataye umutwe turimo turibaza, ndimo musobanura uko ubushize nabigenje kuri bari abaginga bo mu cyaro ari iwacu. Mbesire nagiyeyo ndazikanga sanga ziri kumwe n'agasaza nasanze karampfukama agasaba imbabazi sinakazi. Ndababwira ni ngiye wagasaza we, wowe ni wese wa Emile nabonye kameze ukuntu byose ure ni mastermind. uriye niwe mubi. Gasaza nabonye kameze ukuntu katavuga ariko nakafite ubugome. Kabwo se Ubugome bitego. wa musore ameze ati Nakubwira iki se? Gusa icyo nari ndikubwira, yapfuye nyine yarakize. Fabiola nagerageje kubirukana mu mudugudu mbaha iminsi 2. Noneho hari umuntu nasanze numva atangiye kumbwira ngo ariko se ngubone gutwirukana gute ngo mu mudugudu ngo dufite ngo ingingo ngo ziturengeraho. Mbona nyine umumama umeze ukuntu, mbona usobanutse, ndavuga toke icyo ngibyo, ariko ngiye icyo nzi nuko nabashakiye icyaha kuko ntabwo mbafite mu ikayi y'umudugudu. Aha ni ngomba kubirukana hano mukagenda mugashaka ahandi mujya kuba. nk'abantu baje bagateye kubitamo batagize gute barugeta kwiyanzuza no kugira gute kwiyanzuza mu mudugudu nyine nkajya mbabona bagatanga amafaranga y'umutekano bagakora ibikorwa nyine. Uretse gato, none se koko niko byagenze cyangwa nibyo wahimbye? Urebye uretse Kamarade wenyine niwe najyaga mbona mu muganda. Kiriya gihungu cy'ibyaro bisa n'iby'ikijigiri ntabwo nigeze nkibona n'umunsi n'umwe. ku kiriya kiginga Mama Nyagasani. iyo ni kese rero. Umva rero, Nana bikibye sinjya nkibona mu mudugudu. narindi kumuha ibintu nari ntekereje. Ashaka ibyaha agerekaho Emile, amugereke ko yafashe ku ngufu. Wafashe ku ngufu? Yes. Byose biratworohera, ndi kwibaza none se icyo nacyo ni ikindi kibazo fa. Kandi urumva ntabazwe mu mudugudu, urumva naho yabaga nicyo kintu yahunga, icyo nacyo ni yindi ngingo ishobora gutuma icyaha kimuhama. Ndakura Yesu umukobwa wo kumushinja ko yamufashe ku ngufu.
turashaka uwo tugura. Kunzi b'inzira umusanda bashujeho muri rero sinkoje kuna kono ahangaye ibintu bitoroshye ngomaje kuna kango bita Fabiola nta bintu by'imikino. Fabiola afite ubugome bubi cyane. Ese noneho Fabiola n'umupanga panze uko ba yafata Emile ubundi bakamubeshyera yuko yafashe umukobwa ku ngufu biraza kuba byakunda. Ese noneho twamaje kuna kwanga bita iribagiza ibintu bitoroshye, twamaje kuna ko iribagiza ibintu bimeze nabi cyane. Iribagiza yatangiye kuba impumyi. Ese noneho bigiye kuba byagenda biti iribagiza yabagiye kuba impumyi. Abyishe ufite amatsiko ndetse byishe kwibaza ko ino filime Inzira y'umusaraba byose ngiye kubona kugira kandi ngiye kubona ko amatsiko kuri byishe bibaza ko ino filime Inzira y'umusaraba nibugeze zanga bwa mbere nyaboneka kandi subscribe kugira ngo tujye tubana kandi tukomeze kugenda dusongirwa byinshi kuri ino filime Inzira y'umusaraba. Mugiye kubana nyitatiki Blaze ngo haye ikaze. Mwamaje kubona kwanga bita Fabiola nta bintu by'imikino. Mwamaje kubona ko Fabiola hangaha yamaje kuba yafata umwanzuro mubi cyane. Maje kubwira uno muyobozi w'umudugudu ati Emile dushaka kugira ngo tumushyireho dossier yuko yafashe umukobwa ku ngufu ndetse yanyweye n'ibiyobyabwenge byinshi. Ese noneho bigiye kuba byagenda bitu no mugambi wa Fabiola panzura aza kuba waca noneho kanga muri kubona ko Fabiola ntageze ko muri kubona ko Fabiola ari inyamaswa mbi cyane. Ese noneho ibya Fabiola bizarangira gute? Fabiola bye bizagenda gute? Ese wowe ugiye kuburanya Fabiola mu rukiko uri umwavu kuri umucamanza urumva hanga ubita Fabiola kwiye kuba yakatigwa imyaka ingahe? Jya muri comment tubwire imyaka wumva wakatira Fabiola ko muri kubona kanga Fabiola ntakeza ke kandi mwabonye ko na iribagiza kuba byagenze kuri kuba iribagiza atangiye kuba impumyi. Ngira ngo abonye ko ibi byose ari Fabiola wabiteguye. Fabiola yateguye uramwicaje kugira ngo uramwicanyi azabashe kuba yajya gupfuhira bira bintu mu maso iribagiza kugira ngo iribagiza azabashe kuba yaba impumyi. Ese Fabiola ibi byose ari gukora ari kubikora agamije iki? Kuba yafashe iribagiza bakamugira impumyi bagamije iki? Nibiki bashaka kuba bakora byinshi ufite amatsiko kandi byinshi kugenda bibaza kuri ino filime Inzira y'umusaraba. Ngiye kuba ari kubwira ndabizi ko ufite amatsiko menshi kandi nawe wasigaye basukuna bigiye kuba byagenda ndetse wasigaye ufite agenda gakomeye cyane uvuga ati noneho iribagiza bigenze gute? Iribagiza bigiye kurangira gute? Gusa nanjye ko noneho anga ubita iribagiza Imana igiye kuba yakora ibitangaza. Uyu Fabiola ibyo yateguye byose, Fabiola ibyo yakoze byose bise kuba byapfa ubusubundi iribagiza yongere agarure yongere kureba. Ese noneho bizagenda gute? Umunsi cyose yamenye yuko kuba iribagiza byagenze kuri kuba iribagiza yabaye impumyi byose ari Fabiola bikoze. Noneho anga ubita cyusa zabigenza gute? Haka ko twabonye ko cyusa nta bintu by'imikino. Cyusa ku muntu ukora kuri iribagiza kwabonye kwanga ubita cyusa ahita agira umujinya udasanzwe ndetse cyusa ahita azana uburakari budasanzwe. Ese noneho Fabiola bizagenda gute? Ese noneho Fabiola bizagenda gute umunsi ubita cyusa yamenye yuko ibi byose ari Fabiola bipanze ndetse Fabiola wanateguye buriya byose byabaye. Ese noneho bizagenda gute? Kanga ibintu bigiye kubyana no kino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane kuko ndabizi yuko ari benshi muri kwifuza yuko Fabiola ndetse na Ugemwa ndetse na Nyantambara bajyanwa muri gereza. Gusa nakubajije ikibazo kivuga ati ese wowe urumva Nyantambara ndetse na Ugemwa kwikuba bakatigwa imyaka ingahe muri gereza? Ese haba hari igihano cy'urupfu wagihara Ugemwa ndetse na Nyantambara na Fabiola? Nawe jya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo dukomeze kunyina tubona yuko turi kumwe n'abantu kandi dukomeze kunyina tubona yuko namwe madukurikiranye 5 kuri 5 tureba hamwe ibigiye kuba byakurikiye byose muri no filime Inzira musangira. Mwabonye kwanga bita Anita bamashije kwa mwaka telefone nyangwa bonye ko ngo bita Rugemwa yamaje kwaka Anita telefone. Ese none bigiye kugenda gute? Kanga Emile agiye guhamagara Anita kamura kanga Emile agiye guta umutwe ko Emile agiye kuba yagaruka kanga kwa Rugemwa ubundi bintu bikagenda nabi bizagenda gute? Ese umupango wa Emile kuba yacikisha Anita uzakunda bizakunda? Urumva kanga ariho bigiye kuryohera kandi ari byo beshe mufite amatsiko ndetse beshe mukomeje gusenga muvuga ati turagira ngo Anita ndetse na Emile bazibane. Ese nawe kubyifuza wifuza yuko Emile ndetse na Anita bazabana? Ndagira ngo nawe utubwire koko nimba ariko ubyifuza koko nimba wifuza yuko Anita ndetse na Emile bakwibana cyangwa bajya kwibanira ahantu kure cyane. Dore kwanga twamajije kubona kanga ubita Are ameze nk'umusazi ndetse Are wagira ngo ni gatumwa. Ngira ngo abonye kwanga ubita Are aritesha mutwe ribi cyane. Ngira ngo abonye kwanga ubita Are ari kwizirika ku muntu bita ari kwizirika kuri Anita. Gusa Anita ntaga mukunda. Ese noneho bizagenda gute? Kangaha bamajije kuba mwaka telefone ko tubonye kwanga ubita Rugemwa ndetse na Fabiola bamajije kwaka telefone Anita biraza kuba byagenda bite? Ese Emile araza kuba yakuri iki kuba agiye kuba bamushyiraho dossier yuko yafashe umukobwa ku ngufu? Ngira ngo vije kanga bita Fabiola avuze ati nimba nta muntu nimba uwo mukobwa tutamuntu turaza gushaka umukobwa twishyura ariko aze abikore ubundi yigire nkaho bamufashe ku ngufu ajye gushinja Emile mu rukiko. Ese bizagenda gute noneho kangaha ibintu bigiye kuryo noneho kangaha ibintu bigiye kuba byagiraho biryoshye cyane ndetse benshi mufite amatsiko ndetse benshi muri kugenda mwibaza uburyo bigiye kuba byagenda. Ndakeka noneho ahangaho mugiye gusobanukirwa kandi mugiye kuba mwashira amatsiko kuri byinshi muri kwibaza kuri ino filime Inzira
y'umusaraba dore ko mwajije kubona kanga ubita iribagiza ibintu bitoroshye mwajije kubona ko iribagiza yamajije kuba yaba impumyi ese noneho bizagenda gute ko twamajije no kubona yuko kanga ubita isimbi ibintu bitoroshye ko twamajije kubona kanga ubita isimbi ari mu buzima bugoye cyane ndetse no mu buzima atigeze abamo na rimwe ngira mwabonye ko isimbi yagiye guhinga bikamunana akavuga yuko ibi bintu atigeze abikora ndetse atarazi yuko guhinga bivuna kuriya ese bizagenda gute kanga turi kubona ko isimbi akomeje kwibaza nimba koko umwana wazabo ngira ngo bonye kwanga ubita isimbi yasenze isengesha avuga ati mana jya uzafashe umwana wanjye ndetse najye uzamfashe nkomeze kuba narinda umwana wanjye ese nawe ushyigikiye isimbi yuko yagomeza gukora ibi yakoze cyangwa uri kumva isimbi akwiye kuba yagenda agatanga umwana wundi agasubira kwa rugemwe ese noneho aba babyeyi ngo ni rugemwa na nyina ntambara ubona ari ababyeyi abazima babasha kurera ngira ngo ubonye ko uwa mbere isimbi bamwirukanye akagenda navuga ko nuri ahangaho ni Aneta nawe adatuje kandi byose babikora kubera amafaranga ese nawe uza ababyeyi baba bameze nka nyirantambara ndetse n'ugiye muza ababyeyi bakunda amafaranga kurusha abana babo wabasha kuba watubwira kugira ngo dukomeze kugenda tugana kandi dukomeze kugenda tubona yuko mudukurikirana 5 kuri 5 mbabwira yuko no ibintu bigiye kuryo no ibintu bigiye kuba byaba uburyo ngira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen utweke ko na wizeye Imana kandi wizeye yuko ibyo Fabiola byose yakuretse na nyina ntambara ibyo bakora byose byo bapanga byose n'ubundi bitazigera bikunda ahubwo Imana izigaragaza ndetse gakora ibitangaza iribagiza kongera agakira ndetse iribagiza kongera akareba neza ese nono bizagenda bite ko navuga ko aka gahungu ngo ni Fist ariko navuga ko kameze nka ariko kashoye iribagiza ariko kamujyanye ari ahantu kugira ngo azahanga maze uri amwicanya abashe kuba yagira gutyo ubundi akamupfira birabe ko nago navuga yuko iribagiza yagibira ibintu byahuriranye naho navuga ko iribagiza kuba yageze hari bakamufuhira bira bintu ntago ari ibintu byahuriranye ubwo kari agahungu ni Fist niko kagambane iribagiza ngo mfishe kwanga bita Fabiola bwiwa mwicenya ati ntago nshaka kuzanamo uriya muhungu n'uwanjye sinshaka kuba namuzana mugira ngo mfishe ko umuhungu yavugaga ari uyu nguyu Fist rero navuga ko Fist ari we ukoze amahano navuga ko Fist ari we wagambane iribagiza ese noneho biraza kuba byagenda gute cyusa naramukamenye yuko Fabiola we kuzi byose naramukamenye yuko Fabiola ari we wagambane iribagiza ndetse Fabiola ni we wohereje bicanye kugira ngo babashe kuba baza guhumisha iribagiza urabizi yuko anga ubita cyusa afitanye beef ikomeye cyane na Fabiola kugira ngo urabizi yuko anga ubita Fabiola yari afite inziki ikomeye cyane ndetse Fabiola ashatse no kuba yafata umwana wa isimbi kugira ngo amwice ngira ngo ubonye kwanga ubita Fabiola yashatse abicanye yashatse umwicanye kugira ngo azajye kwica umwana wa isimbi ngira ngo bero byose ngira ngo ubonye ko Fabiola yabipangaga ashaka kugira ngo yihorere kuri cyusa ngira ngo ubonye ko bira byose Fabiola impamvu yabikoraga byari kugira ngo yihorere kuri cyusa urumva yuko nimba hanga Fabiola yarabonye yuko isimbi yagiye nimba yarabonye yuko isimbi yajyanye umwana kandi umwana Fabiola ashaka kuba yakwihora atakimubona urumva ko ranga impamvu Fabiola akoze byose harimo no kugira ngo yihorere kuri cyusa ari kugira ngo ababaze cyusa ese noneho cyusa naramuka bimenye akamenye yuko Fabiola ari we bipanze byose akamenye yuko Fabiola ari we wagambane iribagiza bakamugira impumyi noneho biraza kuba byagenda gute ko muzi yuko cyusa nta bintu by'imikino ko muzi yuko ko muzi umujinya wa cyusa ko muzi yuko cyusa aramutse amenye umuntu wagiriye na iribagiza urumva ko hangaha noneho ibintu bitagenda neza urumva ko noneho hangaha ubita Fabiola nta bintu by'imikino urumva ko Fabiola bahita bamunigana ifuro ese noneho bizagenda gute umunsi cyusa yamenye ibi byose umunsi cyusa yamenye yuko ari Fabiola bikoze noneho ahangaha ko ibintu bigiye kuba byajyo no kangaha ari ibintu bigiye kuba byaryohera ngira ngo nabizi yuko umunsi Fabiola apanga kugira gutya ngo afata umwana wa isimbi narangiza agiye kumwica afata umwana ashaka bicanye ngo bagiye kumwica ngira ngo urabizi yuko ari wo bita iribagiza ari we wagiye gutabara iribagiza ari we watabaye umwana wa cyusa ari we wa isimbi urumva ko ruranga ubita Fabiola nawe yari afite umujinya ndetse n'inzika ikomeye cyane yo kugira ngo azaze kwihora ndetse ababaze na iribagiza ese noneho biraza kuba byagenda bite kangaha ibintu bigiye kuba byajyo noneho kangaha ahantu filime yacu igiye kuba yagera noneho kariho abeshi mwari mwiteze kandi zeriho beshi mwari mwiteguye cyane dore ko ariho beshi navuga yuko igihe mumaze muyireba mugiye gutangira kuryoherwa kurusha uko mwari mumaze igihe kirekire muyeba dore ko navuga ko angaha ahigeze ariho haryoshye kurusha ahabanje noneho ko ibintu bigiye kuba byaba ubuki bigiye kuba byaba neza cyane ndetse ibintu bigiye kuba byagenda neza nkuko beshi mubyifuza mugiye kubona rugemwa ajyanwa muri gereza ndetse mugiye kubona na Fabiola nawe ajyanwa muri gereza ubundi aganirwa ibya byose yakoze ese nawe urabyishimiye yuko Fabiola ndetse na rugemwa bajyanwa muri gereza ndetse na nyantambara bakajya guhanirwa ibya byose bakoze angira ngo nawe nibe koko ubyishimira agira ngo bitwere kujya muri comment tubwire koko nimba ariko ko wishimiye yuko Fabiola ndetse na nyantambara babasha kuba bajyanwa muri gereza ubundi bagahanirwa ibya byose bakoze reko navuga ko ngo bita Fabiola azajya muri gereza ari ikimuga kubera ibintu bagiye kuba mukora kubera ibintu bo bita cyusa agiye kuba yakorera Fabiola dore ko navuga ko Fabiola
Fabiola azajya muri gereza ari ikimuga. Ese bizagenda bituka kwihorera uwo bita Cyusa agiye kuba yashora kuri Fabiola kuzamuhira. Ese noneho ahangaha kutamaje kubona ko bita Kamarade nawe ndetse na Emile bakomeje kugenda bapanga uburyo bazaza gucikishamo Anita, bizabahira bizabago mahoro. Byinshi ufite amatsiko kandi byinshi ukomeje kugenda wibaza byose ntiryambwiye agace kagiye kuza, noneho kagiye kuza ari rurangira ndetse kagiye kuza ari uburyohe gusa nyiramwabonye kwanga bita Isimbi nawe ibintu bitoroshye. Isimbi ubuzima butameze neza, Isimbi ubuzima ari kubamo atigeze bubaho na rimwe. Ese noneho ubuzima Isimbi ari kuba yabasha kubamo azabasha kuba yabuhasoringa, azabasha kuba yaba muri uno buzima ubundi abishobore, dore ko twabonye ko Isimbi ari umwana wavukiye mu rugo rumeze neza, yavukiye mu rugo ari umutesi ndetse ari umwana w'ikintege iwabo. Ngira ngo bonye kwanga bita Isimbi yatangiye kuba yajya mu murima akajya guhinga. Ese ubu buzima Isimbi azabushobora? Isimbi azabasha kuba yagomeza guhinga bishobore, cyangwa Isimbi azisubiraho ubundi asubire kwa Rugemwa? Byinshi ufite amatsiko urumva kwanga hariho bigiye kuba byagira, kandi byinshi ufite amatsiko byose ugiye kuba wabisobanukirwa kandi ugiye kubabona ko noneho ahangaha filime yacu igiye kuba yagera ari ahantu haryoshye cyane ndetse ari ahantu aho ari ahantu benshi muraza kuba mwakwishimira cyane. Ese noneho bizagenda bite kangahe ibintu bigiye kuba byaryoha? Kangahe navuga ko bita Anita nawe agiye kuba yajya kwibana na Emile ndetse bakajya kwibanira ahantu kure cyane. Dore ko noneho navuga ko ahangaho bita Are nta bintu by'imikino, navuga ko bita Are agiye kuba yaha Rugemwa isomo. Ese noneho Rugemwa bizagira gute ko na Rugemwa nawe agiye kuba yajya mu bitaro aziri isasu rya Are, cyane ko Are nta bintu by'imikino kandi Are nta muntu umuzanaho ibintu by'imikino. Ngira ngo bonye kwanga bita Are yabwiye Nyirantambara ndetse na Fabiola ndetse na Rugemwa akababwira ati Anita na mukatabaye uwanjye nzabiyica, ni njyewe uzabirasira kandi nzahera kuri Fabiola. Urumva ko noneho ahangaha Anita namara gucika urumva kanga ubita Fabiola ndetse na Rugemwa akabo karaba kababayeho, kandi ibyo biraza kuba bigiye aho biraza kuba bigiye ahantu habi cyane. Dore kwanga navuga ko bita Are nta bintu by'imikino kandi Are nta bintu by'imiyaga azabashyiramo, cyane kwanga Are yabaye nk'umuntu w'umusazi. Nyina murabibona kwanga Are wagira ngo afite ikintu cyamutumye Anita, ngira kubona kwanga Are ameze nk'umusazi yigwa higa Anita, ndetse ibintu byose akora ubona ko ari ibintu by'ubusazi ari byo kugira ngo akange kandi ari kugira ngo atsindire Anita. Ese nabona yuko Anita atakiruwe bizagenda gute? Arazabikora gute? Twikomeje ngamaje kubona kwanga ubita mama iribagiza nawe yavuze ati Rugemwa agomba kuba yakwishyura ibyo yakoze byose, Rugemwa agomba kuba yajyana muri gereza ubundi agahanirwa ibya byose yakoze. Ese none bizagenda gute ko twabonye ko ahangaha mama iribagiza yasabye umusaza wa iribagiza ntigira ngo uzagire gutya Rugemwa ajye muri gereza ubundi ahanirwe ibya byose yakoze. Ese none umusaza wa iribagiza namara kumenya yuko iribagiza yabaye impumyi, namara kumenya yuko iribagiza byagenze gute ndetse byose ari Fabiola wari biteze, si byose ari Fabiola wagize gutya akagambanira iribagiza. None umusaza wa iribagiza bwaze kuba yabigenze gute? Noneho kanga navuga yuko uwo bita Fabiola akoze ikosa rikomeye cyane, ndetse uwo bita Fabiola kuba agize gutya akagambana iribagiza ndetse akamwohereza abicanyi bakajya kumugira impumyi. Navuga ko ibintu Fabiola akoze noneho ari amahano akomeye cyane. Navuga ko umusaza iribagiza nta muyaga ari bwaze kuba yamushyiramo, dore ko navuga ko ngo bita mama iribagiza agiye kuba yakwakira inkuru mba, agiye kuba yakwakira ko iribagiza umwana we yamaje kuba yaba impumyi. Dore ko nganga navuga ko mama iribagiza kubera kuntu aziri Rugemwa ndetse nuko nazubugome bwa Rugemwa, anga mama iribagiza nta kindi kintu yitekeka yita avuga ati ni Rugemwa ubikoze byose, ni Rugemwa ubikoze. Angira ngo mwabonye ibintu anga wo bita Rugemwa yakoreye mama iribagiza. None navuga ko anga bita mama iribagiza namara kumenya ukuri kose, mama iribagiza namara kumenya yuko iribagiza yamaje kuba yaba impumyi, uri bwaze kubona amarira menshi ya mama iribagiza, ari bwaze kuba yaravuga ati byose ni Rugemwa ubikoze. Uri tubona ko none anga wo bita Rugemwa akoze ikosa ndetse akangwe intare yari sinze. Nyuma mwabonye ko anga wo bita mama, ngira mwabonye ko anga musaza wa iribagiza yaramaze igihe kirekire ataza ko Rugemwa ndetse atiruka no mu bintu byo kwa Rugemwa, atiruka mu bintu byo kujya kurega Rugemwa ndetse n'ibindi yaramaze igihe kirekire ubona ko atari ibintu byitayeho cyane. Gusa navuga ko anga none ubita mama, navuga ko none anga mama iribagiza agiye guhita asaba umusaza bati ndagira ngo ukurikirane umuntu wese ufite uruhare mu kugira ngo iribagiza abamuroge abimpumyi. Urahita ubona ko none anga hari ibintu bigiye kuryohera. None ahita ubona ko anga ubita Fabiola yakoze ikosa rikomeye cyane ndetse Fabiola yakoze amahano. Ese none bizagenda gute? None kanga ibintu bigiye kuryohera. None kanga ino filime yacu igiye kuba yagera iryoshye cyane. Biziko namwe mufite amatsiko menshi kandi namwe mukomeje kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda ndetse ari benshi mufite amatsiko ndetse mukomeje kugenda mubyibazaho cyane. Gusa nagiye bwiye ko none agace kagiye kuza, none kagiye kuza ari umuriro. Mbere yuko dukomeza nagira ngo umanze nkumvisha aka karimbo ngo bita ndagira maze ngufisha aka karirimbo ubita Emile yaririmbiye Anita amubwira ati ndagukunda cyane kandi ndagukumbuye. Ndaza nyuma y'aka karirimbo tuganira ku bindi bintu bigiye kuba byagaragara muri ino filime, ubundi mbabwira n'ikintu kigiye kuba cyaba kuri Rugemwa, ubundi Rugemwa agatangira guhunga. None nagira ngo umanze wumva aka karirimbo ubita Emile yaririmbiye Anita kugira ngo nshaka numbone umbabarire mugenzi
ntabwo bizabarokokwa nawe urabona iyi si irabona tuyirukankamo dushaka. ngira ngo nawe wakumvije ko ari akaririmbo keza cyane, ngira ngo wamashije kuba wabyumva. Ese nawe wumvishe aka karirimbo gakwiye kuba katugwa Anita abitewe n'ibintu Anita ari gucamo ndetse n'ibibazo Anita arimo, urumva ko ari akaririmbo keza cyane. Ese noneho bizagende gute Emile ndetse na Anita bazongera kuba bahura? Cyane ko navuga kanga rugimwe maje kuba yakwaka Anita telefone bavuganiraga, ngira ngo bonye ko iyi telefone Anita yahamagaragaho kamarada, yahamagaragaho Emile amubwira ati imeze gutya, amubwira ati ibintu ni neza, ugisubona kwanga bitarugimwe ndetse na Fabiola babashije kuba bayaka Anita. Isi noneho kamarade Emile ari bwaze kuba yabigenza gute nahamagara Anita kumva nango biri gukunda, noneho kanga ibintu bigiye kuba byariye. Ese noneho nago rugemwa yafata ino telefone ubundi agakoresha Anita bagahamagara Emile bakamushyira mu gatego kugira ngo babashe kuba bamufatira hanga kwa rugengo, ubundi bagakora ibintu byo ngira ngo mvishe kwango bita Fabiola yamaje kuba yagambana Emile, abwira uramuyoboza ati Emile ndagira ngo mumupangire ikintu mumukora, ngira ngo Emile baje kuba mwamubekera yuko yagize gutya agafata umukobwa ku ngufu. Ese ibi bintu bagiye kuba babeshyira Emile azabasha kuba yabicika, azabasha kuba yabicamo? Ese bizagenda gute noneho kangaha ariho ruzingiye, noneho kangaha hari ibintu bigiye kuba byaryohera kandi ari byo bishimwe mufitiye amatsiko kandi ari byo bishi musige nibazo cyane muvuga ati no ibintu bigiye kuba byaba kuri Emile ari bwaze kuba yabigeze gute, Emile ari bwaze kuba yabikora hiki? Ese noneho bizagenda gute ibi bintu Emile azabicikira noneho kaharaho Imana? Urumva ko rero mukwiye kuba mwasengera Emile kugira ngo azabashe kuba yabana na Anita, nimba kuko wizeye yuko Imana izakomeza gushyigikira Emile na Anita bakazibana, ndetse urugemwe ibyo yakora byose ndetse na ari byose bikazaba imfabusa. Ndagira ngo nawe twereke ko nawe ubyize kandi nawe kuko wizeye yuko Imana iri mu ruhande rwa Anita ndetse na Emile. Ndagira ngo ujye muri comment ubundi wandikemo amena kugira ngo twereke ko nawe ubyize kandi wizeye yuko uyu Emile ndetse na Anita ibyo bizagenda ndetse bizarangira neza, ndetse na rugemwe nawe ibyo bizarangira ari muri gereza. Ambabwira ati rero ni nahanganshurije ngemwe abanye kuri mikoro ushake wanyita Tik Blaze, ndabakunda cyane boza ku mutima. Ciao ciao.